guma aha ngaha kuko muradufasha cyane, mudahari ntabwo iki gikorwa cyaba kiri abantu bari kukimenya nk'uko bari kukimenya, so mwakoze kuba mwihanganye. Imyiteguro igeze kure cyane, repetition zimeze neza, imyiteguro irimbanije niri by'umwihariko symphony niyo izacurangira Ric Hassani. Ikindi nuko show ye izaba iri full live, ntabwo ari playback, ntabwo ari semi live, izaba iri full live. Nk'uko musanzwe mubizi dukora mu mashow menshi cyane symphony, so biri different kuri iyi show kuko ni yacu, nitwe twayiteguriye, harimo umwihariko nyine uko abantu basanzwe batuzi ducuranga cyangwa ukuntu basanzwe bazi dukora ibintu byacu. Iyi nshuro byo biratandukanye, dufite umwanya munini cyane wo kwigaragaza cyane kuko izindi show tuba ducurangira abantu, ariko dufite time ihagije yo kugaragaza symphony. Nyine nibwo abantu ngiye ngo bazabumvise symphony neza byanyabyo ku nshuro ya mbere. So urakoze cyane Etienne, et puis watuhera microphone Ric Hassani hanyuma akatubwira kuri preparation ageze imyiteguro kugira ngo tubone noneho twaha umwanya media bagira ibibazo n'ibisubizo. Okay. Hello everybody. Good evening. Muraho, is that it? Okay. I'm learning, so thank you so much for having me. This is my first time here in Rwanda, and I can't wait for the show. And these are my brothers now, the symphony band, incredible people. So yeah, you can ask me any question and I would answer. So take it away. So arakoze cyane Ric Hassani, ngira ngo ubu n'umwanya w'ibibazo n'ibisubizo. Ufite ikibazo araza kutwibwira amazina hanyuma avuge n'igitangazamakuru akorera hanyuma yibuke kurasa ku ngingo. Murakoze, nitwa Ivan Rabitien TV. Ikibazo mfite ndakibaza symphony, igitaramo cyanyu cyahuriranye n'ikindi gitaramo cya Koffi bizaba ku munsi umwe. Bivuze iki kuri mwebwe? Nta mpungenge biteye ko mushobora kubura abitabira? N'ayahe matsiko mwatera abantu ku buryo bashobora gusiba hamwe bakaza kubareba? Murakoze, nitwa Joachim. Ikibazo cyawe ndagisubiza ko nk'uko mubizi hari ibitaramo bibiri kuri tariki 4. So igitaramo cyacu icyo nakivugaho nuko nta imyiteguro twari dufite nta kigeze cyisubiza inyuma kandi nta cyayisubiza inyuma. Ibintu twapanze ntabwo byigeze bigabanuka nyuma yo kubona ko hari indi concert cyangwa se iki. Ibintu twateguye byose biracyameze uko byari bimeze. Icyo nabwira abantu nyine bazitabira ibitaramo iwacu ku gitaramo cyacu bizaba bitandukanye n'ibindi bintu byose byaba byarumvikanye mu matwi y'abantu bitabira ibitaramo. Venue nshyashya, abahanzi bakora indirimbo zitandukanye n'izari zisanzwe ziperformingwa. Ikindi nyine nta kibazo kabisa, igitaramo cyacu kizaba. So arakoze cyane Joachim, et puis undi ufite ikibazo. Yeah, I'm called P. Onika Suez from Legacy TV. Thanks to Symphony Rwanda and Hassan. First of all, my question is about to Hassan. You have said you became an African prince while you was dropping your album. But at that time, NBC, National Broadcasting Commission, banned some of your songs. You didn't show the reason they did it. So my question is why did they ban your songs? All right, so they banned only one of the songs, and it was actually a song I wrote about heartbreak. It was a song I wrote about heartbreak. So I wrote it from an angle of someone who is very angry about being in a relationship where the person they're dating did them really dirty.
So I wrote it from an angle where the person is really angry and yelling at the person who did them dirty. So a few of the words that I used in that song, I think the MBC found as a little bit too strong. So that's why they sanctioned the song from playing on the radio in Nigeria. Okay, thanks. Yesterday we have seen your collab with Mike Kaihula. So as Rwandans, we are wondering if you're gonna do also a collab with Symphony. Is there any collab? Of course, man. Like, we should record tonight. Actually, we're recording this night. You guys are coming over to my apartment and we are gonna work on music. So of course, I'm looking forward to do a lot more collaborations. I really love collaborating with people. It's really, really important. So yeah. So can you wait for this collab in this December or next year? I don't know. I think it depends. It depends on how the music and it depends on the band as well. Okay, so ngira ngo Joachim we ko bari na producer biroroshye yayikora bikihuta hanyuma n'uwandikira Hassan ari iruhande rwe ntago bigoye. So twakire na Koffi. By the way, Koffi nubwo yakererewe buri yagize utuganda dutandukanye nawe tumuhaye ikaze. Ni press conference ikomeje. Koffi warabyumva byoroshye, ugira ikibazo gitunguranye hitamo ati ibibazo nta kibazo. Epo undi ufite ikibazo? Yeah, thank you. My name is Karisa Kroduyanganye. I work for Ibigwi and Umusanzu. My question goes to Ric. According to this performance, are you ready for the new, when you prepare your album, are able any collaboration with the symphony at the next time, or you know, so when I create music, I like to let the music decide when it wants to come out. You know, we can make a music today and we could put it out tomorrow. You know, we can make a music today, put it out next year, 2 years from now. I think the music will let you know when it wants to come out. I feel like that's how it is. It's just when the time is right, it'll come out. So the music that we make tonight, I can't say where it's gonna go, but let's make the music first and see what happens. Okay. Arakoze cyane hanyuma twakire na Nel Ngabo habayeho gukererwa of course bitewe n'impamvu zitandukanye. Turafatiraho nawe arafatiraho tugereje hanyuma ariko kugira ngo bigende neza mwamera Nel Ngabo microphone wenda umunota umwe akatubwira uko yiteguye hanyuma na Koffi nawe tutabaniganira ijambo. Murakoze. Igitaramo nkiteguye neza, imyiteguro imeze neza. Ni iby'agaciro kuba Symphony barampamagaye ngo dukorane n'inshuti zanjye n'abavandimwe. It's going to be lit. Yeah. Arakoze cyane hanyuma na Koffi. Murakoze. Ndashimira Symphony kuba yarantumiye mu gitaramo cyayo cya Fantasy Music Concert. Ni umugisha kuba narajemo, ni n'amahirwe. So icyo nababwira mwitegure kuko natwe turiteguye. Murakoze. Okay, barakoze cyane. Dukomeze session y'ibibazo Moses. Murakoze, nitwa Moses nkorera Isibo TV. Ikibazo cyanjye cya mbere kirajya kuri Nel Ngabo. Ntago dukunze kumubona performinga. Ni iki ateganyiriza abakunzi be? Ikindi kuri Koffi bigiye kuba mu gihe hari amakuru menshi avuga ngo watwaye indirimbo, nta bwoba afite bwo guhuza ibyo bintu na stage afite kuri iki gitaramo. Murakoze cyane. Murakoze. Kuba ntagaragara mu bitaramo byinshi, mbanza gufata umwanya wo kubanza kubaka catalogue y'indirimbo nshyira hanze m'abakunzi banjye kugira ngo zibanze ziyongere, ninjye no kubataramira nzabe mfite full package.
igihe nikigera nzabikora byinshi cyane ariko biraherana hano. Ndabizeza ko bizaba ari ibintu byiza cyane cyane, buri wese akwiye kuza kabisa. arakoze cyane. Hanyuma Koffi. murakoze. Ngiye gusubiza ikibazo cyawe Moses warumbajije ku kibazo cy'indirimbo amaze iminsi banshinja. Rero ndashimira itangazamakuru mbere na mbere, nanashimire na buri muntu wese utarafashe umwanzuro atarumva uruhande rwanjye ukuntu bimeze. Iriya ndirimbo twayikoreye muri studio irarangira, ari njye wayanditse, producer wanjye ari wakoze indirimbo. Ikibazo cyabayemo ni uko nyiri studio yakunze indirimbo agashaka kuyishyiramo amajwi, twumvisha ukuntu bimeze bitewe na sound producer ashaka gusohora, anyumvisha yuko utagomba gusohoka. Biba ngombwa yuko tuvuga ati duhindure cyangwa se tuzakora indi ndirimbo. Rero kubwo rwego rwo gukunda indirimbo yumva ntiyakemera ko byagenda gutyo, gusa hashize igihe, hashize nk'amezi 4 tuyikoze, so ndamuhamagara ndamubwira nti indirimbo ngiye kuyisohora, so I wish ko nuzumva nyine amajwi yawe atarimo muri verse ya kabiri yanjye wari wasubiyemo uzabyihanganira. Arambwira ati nta kibazo tuzabivuganaho. So rero yabonye isohotse abona ntabwo yabyakira kubera tempa, bigaragara kuri mwayibonye gusa uruhande navuga indirimbo ni yanjye. Nta kibazo mfitanye nawe kuba nakorana n'indirimbo nabo twanakorana. Indirimbo ni yanjye, ni njye wayanditse, nta kibazo gihari cyawe. Video yaranasohoka muri iki cyumweru kigiye kuza kwa gatatu. Murakoze cyane. So urakoze cyane Bona. Murakoze, nitwa Bona nkorera Genesis TV. Ikibazo cyanjye ni symphony ndi bukibaze. Akenshi abantu batumira abahanzi bo hanze bakunze guhisha uburyo byabahenzemo. Ubwo ndagira ngo mutubwire mugenekereje kuzana Ric byabahenze bingana iki mu buryo bw'amafaranga. Ikindi kibazo cyanjye cya kabiri n'ubundi ntabwo kiri bujye kure y'iki, mwebwe muramuprofitaho iki kugira ngo mwagure umuziki wanyu? Ni umuhanzi wo muri Nigeria, muri Afurika arazwi, muramuprofitaho iki nyuma y'ino concert kugira ngo n'ikindi gihe namwe muzavuge ngo hari icyo twamukuyeho cyatwaguye ku rwego rwa Afurika? Murakoze. Nk'uko bivuze, Ric ntabwo ari umuhanzi woroheje cyangwa se uciriritse, kumubona ntabwo byari byoroshye, ariko urabona ukuntu abantu batandukanye, hari ujya gushaka akakunaniza cyangwa se ya checkinga platform zakoresha akabona aba bantu se banyaprocinze gute, ariko we yaduteze amatwi tumubwira naho twamuhishe. Ntabwo yigeze atugora muri make tugeranyije. Ni igitaramo cyacu cya mbere, ntabwo tuzi ibijya abandi banzi ukuntu bimeze, ariko ntabwo yatugoye, yaratworohereje cyane. Ibyo guhenda byo ntabwo byoroshye, ariko show must go on. Ikibazo cya kabiri yaryabaje umubare, yarakubajije umubare w'amafaranga ugerageranyije. Ibyo byo ntabwo nabivugira. Icya kabiri icyo muzamuprofitiraho cyangwa icya mbere cyo already cyarabaye. Nk'uko abantu babizi, turi bande, tukaba n'abahanzi, byose tubikorera icyarimwe. Nitwe tuzamucurangira muri performance. Nk'uko nabivuze, show ye iri full live, niyo mpamvu yanaje imbere y'igihe. Show ye izaba iri full live. Ikindi Ric arifuza ko Symphony ba official band ye kubera ibyo yabonye twamukoreye muri rehearsal. So ni byinshi, ari na collabo azaduhereza, ni ibintu byinshi. Urumva ko ntago twamupfushije ubusa, biracyakomeje, hari n'ibindi. So Bona ndakeka nyuzwe. Hanyuma undi. Okay, thank you so much. My name is Fabrice Junior. I'm working with B&B FM Mwezi. My question is belonging to Ric. Ric, my question is that your music inspired global, including youth, new internet, or any upcoming artist. What could be your advice to them?
Yo, I'd say my advice to other artists, I would just say to be honest, because we musicians, singers, guitarists, whatever, if you've been given that gift, you also have a responsibility to reach people. So you have to take it very seriously, and whatever you're saying to people, you have to be honest about it. You have to be sure of what you're saying, because if you're given this gift, people look to you, people look up to you, they take everything you're saying to heart. So newer artists, just be very honest with what you're saying, and take this gift as a very serious responsibility. Yeah. arakoze cyane. Hanyuma Jean Paul. Mwiriwe, nitwa Nsanzabera Jean Paul, nkora kuri Genesis Biz and TV. Ikibazo cyanjye kirajya kuri Ric. Ejo twaragendanye umunsi wose ku ishuri rya Nyundo, ndakeka byinshi baririmbye ntago yabyumvaga. None ashaka kumubaza ni ikihe kintu warabonye abana bo mu ishuri rya muzika rya Nyundo bagukoreye kikagutangaza, ni niyihe nama wagira abanyempano batoya kugira ngo batazajya bagira ubwoba kujya kwiga muzika? Okay, so yes, yesterday I went to that was in Muhanga, right? The Rwanda School of Music and Creative Arts. It was incredible. Definitely one of the most incredible experiences in my entire life. I've never seen anything like it. So it's a school of musicians and singers and drummers and guitarists. I've never seen anything like that. So, that's incredible and that's a big win for Rwanda as a whole, because that's a very special thing. That's not something you see everywhere or just anywhere. So I really want the country to celebrate that school as a very serious and big win. The talent there is incredible. It made me feel very shy because when I heard young people sing, I'm like, oh my God, can I really sing? I feel very blessed to have that opportunity to visit that school in that way. And big shout out to my friend Papas and of course my brothers and everybody that gave me that opportunity. It's an experience I'll take to heart for the rest of my life. Thank you. Hasigaye ibibazo bitatu, ubwo reka mpere ku yungu abandi babiri barabitegura kujya dusoza. Yeah, Ricky, on your latest album, you have released 17 songs. Which song do you prefer or think it will ban Kigali? Another question, here there is Koffi, Nel Ngabo and the Symphony Band. Is there any Rwandan artist who you love or you like? Thanks. Is there any Rwandan artist I like? Yeah. Is there any artist I like amongst the Symphony Band? Wait. Symphony, Nel Ngabo, Koffi. And Mike. I like all of them, man. I like all of them. These are my brothers. They're all my family now. I haven't met Mike yet. I'm yet to meet Mike Kaihura. I have a song with him. I think he's incredible as well. But they're all my brothers, man. They're all incredible. Okay, arakoze cyane. Hasigaye ikihe? Which song do you prefer or you think it will ban Kigali on your latest album? Of my songs? Yeah. What's my favorite song of my songs on my album? People. I think it's Only You, right? I think it's Only You. They love that song here. So yeah, I can't wait to see the reaction to people when I play that song.
Okay. So harakoze cyane, ibindi bibazo niba bihari biba bidahari twagana ku musozo. Hanyuma mbere yuko dusoza igitaramo turabibutsa ko kizabera kuri Kigali Convention Center, amatike arimo aragurishwa. Etienne mu kanya dusoza wenda araza kutwibutsa hano bari bugurira amatike n'ibiciro byayo. Hanyuma ikindi kubera n'ibibazo turimo byo kwirinda COVID-19, imyanya ni mikeya, ngira ngo amatike Etienne nabyo arabikomozaho, amatike hasigaye ingerere. Niba ufite mushuti wawe ataragura itike umubwira yigure hakiri kare. So kujya dusoze rero, reka duhere kuri Etienne adusoreze, hanyuma turasubira kwa Ric, hanyuma n'abandi bahanzi bahari yaba Nel Ngabo yaba Koffi batubwira ijambo rya nyuma mbere y'igitaramo. Igitaramo kizaba kuwa gatandatu tariki 4, kizabera Kigali Convention Center kuri rooftop. Amatike ari kuri Riders, kuri Zoe, kuri Java no kuri Danube. Amatike yose arahari. Ubu ngubu abari kuyagura ubu ngubu ni 15 kuri regular, VIP ni 25, couple ni 45 n'amatebo ya 200, ariko kuri gate ibiciro bizaba byiyongereye. Ikindi amatike asigaye nimbarwa, ntabwo sinzi niba ageze no mu ijana. So yeah, I think ni ibyo ngibyo. All right, I think we're done with the questions. Any more questions? Does anybody have any questions? It's done? Thank you guys so much for this opportunity, man. I really, really appreciate it. I appreciate everything. Everybody that I've come in contact with here so far, I love them, I'm telling you. And you have an incredible country. I love the weather. I've been eating a lot of food. I like food, so thank you so much. I feel so blessed, man. I can't wait to see you guys on Saturday. If you guys are coming out, come ready. We're all gonna sing, jam, have fun, fall in love. If you're single, come for my show. You're gonna find a partner, you know. People always fall in love at a Ric Hassani concert. Please go and find out. So if you're looking for love, come to my concert, #1, all right? So see you guys on Saturday. Thank you so much. Love you guys. God bless. Okay, arakoze cyane. Hanyuma bwa nyuma kujya dusoze Nel Ngabo na Koffi. Nimwe muri abashyitsi. Nk'uko Etienne yabivuze, igitaramo kiri kuri 4 z'uku kwezi kuri convention. Abantu bataragura amatike kabisa bayagure. Twabategura ibintu byiza cyane, bazabyishimira kabisa. Yeah. Koffi nawe bamumere microphone. Murakoze. Igitaramo kiri umusibe ejo kwa gatandatu. Ndafavoriza buri muntu wese utaragura itike kwihutira kujya ahantu ziri bakazigura, then tugahurira muri show. I think iyi show izaba ari nziza, izaba birenze uko babitekereza. So murakoze cyane byose. Reka ntidusoze rero batwakiriye neza hano mu ipfundo, batwihanganiye mu gutinda kwacu. Kaduha umunota umwe, umuntu wo mu ipfundo adusobanurire serivisi bagira hano, hanyuma dusoze. Muyanga. All right, thank you so much. My name is Baraka. I'm the operations and projects director of this place. So this place is a gallery. I can ask my ladies to give you the books of our catalogs. So we have different services of arts, actually. Music is also part of it, and also movies and art. So this is a 5-star gallery. So all of you are most welcome all the time whenever you want to have anything that goes with art. So it's Ifundo Arts. It means we have all the services about art. So Ric Hassani, we welcome you to this place, and we have actually everybody who is here is so excited to meet you among our staffs. So you're most welcome to Rwanda. Thank you. Bye. Bye. Thank you so much. So harakoze cyane. Hanyuma kugira ngo dusoze, hari
abanyamakuru Pasi afite urupapuro bagomba kwiyandikaho hatazagira ejo ugira ikibazo murebe Pasi buri wese yandike ejo bundi hatazagira uvuga ngo yabuze uko yinjira ndetse n'ubanza afite irindi tangazo agiye kutubwira tugeze mu mwanya w'amatangazo. Nashaka kubamenyesha ejo dufite ikindi gikorwa meet and greet, abantu bose bifuza kuza gufata amafoto n'abayobozi ukunda harimo na Ric, Nel Ngabo, Koffi, Mike n'abandi bantu benshi cyane bazaba bahari. Izaba ejo guhera saa 12 kuzamura kuri la villa niho meet and greet izabera. Dufashe n'iyi mipira dusobanura icyo isobanuye twayibonye. Peter. We are extremely very happy to see you here. I was just asking him, he's using Kinyarwanda, I don't know whether somebody is translating to you, and he's saying some very important things. You can see it's not by accident that I've lost my hair. That's it's just the days that I've gone through that are taking a bit of other aspects of my physical features. So I'm the elder in this house, I'm the chairperson, and my name is and the vision here is very big. We started this idea really to keep the artists together, to create a platform for them, and very happy. So this is going very big and so fast. So to see you here honoring us really this time is a very big honor. Please give me a clap for me. You would have chosen any other place. There are so many bigger places, beautiful places, but you won't find an art gallery, not even in East Africa like this, at this level. So it's a promotion of youth we are trying to build by creating a platform for them, a venue for them. So people like you encourage us a lot when you come and give them morale. So this is just the beginning, and in Rwanda we say nobody comes once. Believe me, the few days you have here, you realize that it was very short for you and you come back. So we want you to have imfundo at heart. Imfundo means unit, it's a knot. And you know when you tie a knot, it means it's tied. And whatever is tied when you are between two people, that's why even in marriages they say you are tying a knot. So imfundo means a knot. So we hope you keep imfundo at your heart. You promote imfundo in whatever you do. And wouldn't even mind if you compose a song or one of your whatever thoughts to your phone or so. So we have different kind of art pieces. You can say you are turning. That means we don't want to break your neck. So your last activity before you leave this place, please spend some 10 minutes and have a tour. We shall love it because it means a lot for us. And also we have a visitor's book. You will also drop a message for us to keep us encouraged. And we look forward to cooperate with you even further in the future ahead. And Nigeria is a very you are the third Nigerian to host a function here in less than 5 months. We have Cyenda ari rya 10 ryabaye ko ejo baratubeshye nayo baduhaye ejo baratubeshye Parking Jones bamwe barayabaye from Nigeria again we had a similar function here and you are the third in such a short time. So we hope you are also blessing us further and you respect the good news about us and you also support us in any way you want. So when you look around you might fall in love with one artist, except I heard that in Nigeria at the airport you're not allowed to bring in an artist. They they protect their artists. But you're a very special person. But I heard about that. Yeah, but you're a very special person. You can even donate it. Thank you so much for your time. We treasure it and we love you. Thank you.
mwihangane isegonda rimwe umuvandimwe hano nawe ngo bafite akantu ashaka kubabwira kababwira. Okay, so guys, we have the posters on the table. If you want Rick to sign an autograph on it, then for the shirt, they are just 20K Rwanda francs. Thank you. So, like the CEO of the exhibition said, Rick will be going around the exhibition to access them. So, thank you very much. Meet and greet in the villa. So ngaho ngokoro mwakoze kuza mwakoze kwitabira hanyuma abartiste mwahaguruka kugira bafate ifoto ngo bigende neza.